Iyo tugeze kuri zino filimi abantu benshi baricara bakiga, baricara bagatera agatebe, ababishoboye bafata n'ako kunywa, ubundi bakavuga ngo reka nirebere. Ni zimwe muri filimi ziba zikoranye ubwenge. Abantu bareba filimi nyinshi, bareba season nyinshi, ariko iyo tugeze kuri zino season nta muntu n'umwe ureba filimi ushobora gucikwa n'iyi season. Ni filimi abantu benshi bakunda kwita filimi z'ibyaha. Ni seri ziba zirimo ubuhanga bwinshi cyane ku buryo abazireba bakubwira ko ari zimwe muri filimi nziza zikinwa. Nanjye sinaryamye naraye ngushakira zimwe muri filimi abantu benshi bakunda kwita filimi z'ibyaha. Izi ni season zizasohoka mu mwaka 2025. Abenshi mukunda kwita ngo ni filimi z'ibyaha. Icyo ngusaba ni ukugumana nanjye mpaka ino video irangiye. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ibiganiro ku basitari baba bakinnye amafilimi, tukakubwira filimi bakinnye uburyo utazize byagufasha kuzireba, tukakubwira utundi tuntu n'utundi ku baselebrity bagiye batandukanye. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, icyo ngusaba ntago kigoye, ibana ndetse subscribe maze ukandeho ufungura inzogera kugira ngo ducikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Kandi nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka twitangirire twirebera zimwe muri season abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni filimi z'ibyaha zizasohoka mu mwaka 2025. Reka twihere ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 hari filimi nziza cyane, The Night Manager. Iyi akaba ari season ya 2. Akaba ari filimi itegerejwe n'abantu benshi udakwiye kuzacikwa mu mwaka 2025. Ku mwanya wa 8 hari filimi nziza cyane, filimi irimo umuteguro, filimi y'ubwenge bwinshi, Birigalak. Iyi nayo akaba ari filimi itegerejwe n'abantu benshi. Ku mwanya wa 7 Unforgotten Series. Iyi azaba ari season ya 6. Icyo mbasaba ni uko utazazicikwa. Ku mwanya wa 6 Missing You. Iyi nayo akaba ari filimi nziza cyane, seri ikunzwe n'abantu benshi udakwiye kuzacikwa. Umwanya wa 5 muri season twabateguriye All Her Fault. Iyi nayo akaba ari filimi nziza, filimi itegerejwe n'abantu benshi. Ku mwanya wa 4 Viridi. Ku mwanya wa 3 Adolescence. Iyi nayo akaba ari agasizoni keza umuntu adakwiye gucikwa. Ku mwanya wa 2 Task. Aka nako akaba ari agafilimi keza kazasohoka muri uku kwa 2. Mbere yuko tureba filimi iri ku mwanya wa 1 muri izi season naguteguriye, abantu benshi bakunda kubyita ngo ni filimi z'ibyaha. Banze urebe ko wakanze subscribe kugira ngo utere inkunga iki kiganiro. Filimi iri ku mwanya wa 1 Out There. Iyi ikaba yasohotse muri uku kwa 1, ikaba iri kurebwa n'abantu benshi batari bakeya. Wakoze kudukurikira. Iyi channel yitwa Rukezo, kanda subscribe maze ufungura inzogera kugira ngo ducikwe n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibarinde.